Ndabasuhuje nshuti, ni byiza kuba twongeye kubana ngo turebe icyigisho cy'ingenzi cyane muri Bibiliya. Uyu munsi tugiye gusesengura ikibazo cy'ingenzi, ni uwuhe murimo w'ingirakamaro cyane Imana iduhamagarira nk'itorero ryayo muri ibi bihe by'umubabaro n'agahinda? Nizera ko Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bahamagariwe umurimo udasanzwe, kwerereza Kristo n'ijambo rye, gukiranuka kwe, ubutumwa bwe bwo kwezwa, ubutumwa bwe bwo kwitungira amagara mazima, imbaraga ye ikiza yo mu butumwa bwiza, ubutumwa bw'abamarayika batatu no kugaruka kwe kwegereje. Umurimo ukomeye w'Umwuka Wera ni ukwerekeza abantu ku musaraba wa Kristo no kutuvuganira aho ari ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru. None ubu mu buryo bw'umwuka dukwiriye gukora icyo Yesu yakoze, yakabakabye imibereho y'abantu adakebakeba. Muri Luka igice cyaho cya 4 ku murongo wa 16 tubona Yesu ajya gusengera mu isinagogi y'i Nazareti. Yasabwe gusoma mu byanditswe maze abumbura umuzingo wa Yesaya, nuko arambuye igitabo asoma muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere n'igice kibanza cy'umurongo wa 2. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura afite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Mu by'ukuri Kristo niwe wivugaga ko yasizwe Mesiya, maze ahita avuga n'umurimo we. Mu busobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi haragira hati: ubutumwa bwiza bwa Yesu busobanuye kuzahura abakene, kumurikira injiji zidasobanukiwe, no kumara umubabaro imbabare, no kubohora abagizwe imbata n'icyaha. Uyu murimo wa Kristo ni umurimo wimbitse cyane, si uwo gufasha abakene no kunganira imbabare gusa, ahubwo mu by'umwuka no cyangwa mu mutima. Ntabwo yaje kubohora imbohe zisanzwe z'ibigaragara, ahubwo ni abagizwe imbohe na Satani. Yaje kubakura mu buretwa bw'icyaha. Nshuti zanjye, muri iki gihe hariho imbohe nyinshi z'icyaha: ubuhenebere mu by'umwuka, ababaswe n'ibisindisha n'itabi n'ibindi biyobyabwenge bikomeye, filime z'ubusambanyi, uburakari, ubugambanyi n'ibindi byinshi biboheye abantu mu byaha no mu mibabaro. Ariko ni mutyo dushimira Imana ko Kristo yaje gukura abantu mu buretwa bwa Satani. Gusa muri iki gihe nitwe ari gukoreramo uko dufasha abandi mu rukundo rwa Yesu, nk'uko Yesu yakoraga. Kristo yaje guhumura amaso, atari ay'impumyi mu by'umubiri gusa, ahubwo n'ay'impumyi mu by'umwuka. Yaje gutabara abakandamizwa, abafite imvune mu by'umwuka, abacitse intege bakaba bihebye, n'abadafite gifasha. Imana iraduhamagarira kugera kuri abo bantu muri iki gihe, tukabagarurira ibyiringiro no gukira, tukaberekeza ku Mukiza, we ushobora kubakiza kandi agashobora guhindura imitima yabo. Yesu yaje kuruhura abaremerewe n'umutwaro uremereye w'icyaha n'abakandamijwe, kugira ngo basobanukirwe umurimo uhebuje wa Mesiya, kuko tubona ukuntu abayobozi b'Abayuda babonaga mu buryo bunyuranye umurimo wa Mesiya nk'uwari kubakora mu butegetsi bw'igitugu bw'Abaroma, akazana ivugurura mu mibereho mbonezamubano. Ariko Kristo yaraberuriye ati: ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyo ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye. Muri Yohana 18:36. Twahawe ubusobanuro busumbye mu bifuzwe byose, paje 509, hagira hati: Yesu yariho mu bwami bwononekaye kandi bw'igitugu, hose hagaragaraga imiborogo y'abarengana, ubwambuzi no kutihanganirana n'ubugome buteye ubwoba. Nyamara Umukiza ntiyigeze agerageza kugorora imikorere ya gipolitiki. Ntabwo yahanganye n'amakosa y'iryo shyanga, ntabwo yaciriyeho iteka abanzi b'ishyanga rye.
ntiyivanze n'ibirebana n'ubuyobozi kimwe n'imitegekere ariho muri icyo gihe. Uwagizwe icyitegererezo cyacu yitaruye ubuyobozi bw'iyi si, ntabwo ari uko atari yitaye ku bibabaza abantu, ahubwo ni uko umuti utabonerwa gusa mu myanzuro y'abantu n'iby'ibigaragarira inyuma. Kugira ngo habeho kunesha, igikwiriye no gusanga abantu no kubatera kugira imitima mishya. Uyu ni wo murimo wa Kristo mu buryo bwahuranyije, kandi binyuze mu mbaraga ya Mwuka Wera. Uwo murimo ukwiriye kuba buri wese muri twe. Umurimo wacu wasobanuwe mu byahumetswe n'Imana. Mu ihame ry'itorero volume ya 9 paji 19 haragira hati: mu mvugo y'umwihariko Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bashyizwe mu isi ngo babe abarinzi n'abatwaramucyo. Nibo bahawe ubutumwa bw'imbuzi bwagenewe abatuye isi benda kurimbuka, bamurikirwa n'umucyo utangaje uvuye mu ijambo ry'Imana. Bahawe umurimo w'igiciro cyinshi. Uwo murimo no kwamaza ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nta wundi murimo w'ingenzi uhwanye nawo. Ntibakwiriye guha akito ikintu cyose ngo kibe cyabarangaza. Murabona ko ubwo butumwa bufite ipfundo muri Yesu. Butubwira icyo Uwiteka akeneye cyane. Ubwo tumaze kumva ijambo ryera ku byo tugomba gukorera abakene muri iki gihe, ni mutyo nk'uko Yesu yakoraga, bose bakomerezwe ku kwita ku by'iteka ryose. Basobanukirwe ko Yesu gusa ari we ushobora kubatera kugira imitima mishya. Ni mutyo dufatanye mu isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko udafite imbaraga yo kurema gusa, ahubwo ufite n'iyo kurema bundi bushya. Tugushimiye ko uhindura imitima. Tugushimiye ubushobozi bw'indengakamere buboneka igihe twemereye Mwuka Wera kuduhindura, tukagirana umushyikirano nawe. None Mwami, uhe umugisha buri wese. Uko asohoza umurimo wawe wo kugera ku bantu no kugera ku mibereho y'abantu mu by'umwuka, iby'ubwenge n'imibanire nk'uko Yesu yagenje. Utuzahure kuko icyaha kituzahaje kandi twakandamijwe ubwo twari imbata za Satani. Urakoze kuko twumvise no kubw'ibyiringiro waduhaye ko tuzaba mu ijuru atazarangwa ibirushya, kandi ikintu cyose kikazaba gitunganye. Byose ni kubw'amaraso, ubuntu n'umurimo bya Yesu Kristo. Gukiranuka kwe kweza kandi kugatsindishiriza. Kandi urakoze kuko utwumvise, tubisabye mu izina rya Kristo. Amen.